Ikaze kandi ndabasuhuje, iyi muri gukurikira ni Solo TV. Iyi ni content nshyashya tubazaniye, Ikinyejana Sports Updates, muzajya mugezweho nanjye Masakombe. Muti rero ikiganiro Ikinyejana Sports Updates zajya kiba giteye gite? Ni ukuvuga ngo Ikinyejana Sports Updates ni ikiganiro kizajya kiba kigizwe n'ibice bigera kuri 5. Igice cya mbere nicyo twise Today in History of Sports, aho tuzajya tubabwira ibyaranze umunsi tuzajya tuba turiho mu mateka y'imikino. Tuzajya tujya mu gice cya kabiri ni icyitwa Sports Updates. Iki ngiki tuzajya tubagezaho amakuru agezweho ari kuvugwa mu mikino igiye itandukanye. Hanyuma mu gice cya gatatu tuzajya tuvuga kuri topic of the day. Ahangaha tuzajya twiha topic runaka, dukora ubusesenguzi ku kintu runaka bitewe n'ingingo y'ingenzi tuzajya tuba twihaye. Hanyuma mu gice cya kane ni icyitwa Utuntu n'Utundi, aha tuzajya tubagezaho utuntu n'utundi tugiye dutandukanye tuvugwa mu mikino ndetse n'utwaranze imikino muri rusange. Hanyuma kandi mu gice cya gatanu ari nacyo cya nyuma tuzajya gisoza ikiganiro cyacu Ikinyejana Sports Updates, tuzajya tubagezaho igice twita Tuyiseke rero ni igice giteye gite? Tuyiseke ni igice tuzajya dusekamo ikipe runaka bitewe n'umusaruro uzajya iba yabonye. Either ishobora kuba yabonye umusaruro utari mwiza, nawe se akaba ari umukinnyi runaka wakoze ibintu bisekeje. Ibyo byose tuzajya tugenda tubibagezaho. Ikaze rero, mbibutsa gukora subscribe mwebwe mutarayikora hano kuri Solo TV, mbibutsa gukora share, like ndetse na comment, hanyuma twizamukire n'Ikinyejana Sports Updates. Nje ndi Masakombe, muhora n'Imana, impagarike n'ubugingo.